Umukobwa umwe afite imyaka 20 undi afite 19. Uwa 20 yitwaga Sireya, uwa 19 yitwa Lavenda. Lavenda amisaga imyenda myinshi itagira ingano, ariko muri iyo myenda ntiyari harimo utwenda tw'imbere twa Sireya. Sireya yicaye hirya gato ari kureba muri telefoni mama yari yaramuguriye, hanyuma baza Lavenda ati none umuntu urajya kuzana imyenda yanjye ngo yihereho. Lavenda aramubwiye ati ariko ngiye kujyayo, nuko nashakaga kubanza gukamura ikuvurori neza nkayanika. Undi ati ndavuze ngo haguruka ugende udakomeza kwicara ukambona. Nako ndaje iminota 2 n'ubu utarajya kuyizana urambona. Yarahagurutse ajya ku rugi akuramo ibifunguzo byinshi muri serire agaruka kwicara kuri ka gatebe hakurya. Lavenda yakomeje kumesa, Sireya asubiramo ati ndavuze ngo jya kuzana utwenda twanjye duhereho iyo uraza kuyimesa nyuma. Lavenda yarahagurutse agenda gake gake agana ku muryango. Sireya aramusakurisha ati ariko karagenda gate, ndavuze ngo nikihute cyangwa nkamena urutwe. Lavenda yubitse umutwe yagerageza kongera akabaraga. Sireya n'umujinya mwinshi yafashe za mfunguzo zose zageraga nko muri 20 ashyiramo imbaraga, azunguza agashumi zari zifasheho ubugira kabiri, azirekurira rimwe ziragenda zifata ku kaguru ka Lavenda winjiraga mu nzu. Yabanje kananwa kuri sima kubw'amahirwe yakukamo iryinyo rimwe gusa, kuko yaraguye atabyiteze, yashoboraga no gukuka menshi. Sireya wari ubikoze yabonye biramukora agira ubwoba. Imfunguzo zari zafashe umunege neza mo hagati, amaraso adudubiza nk'umugezi utemba. Lavenda asakuje cyane atabaza, maze Sireya amuza hejuru aramubwira ati ndavuze ngo ceceka, udakomeza kurira utyo mama yaza akakongeza, ubundi wagenda guhumirije, ntabwo ureba izi mfunguzo zitari bagashyanowe. Umukobwa yagerageje guceceka, ariko uburibwe bwo bukomeza kwiyongera. Ku kaguru ku kananwa no mu menyo habaga amaraso menshi. Yari yirumye no kururimi ho gato ariko bidakabije. Sireya yafashe umwanya aratekereza, asanga akwiriye kugira icyo akora agasibanganya ibimenyetso. Yafashe urutambara amuzirika havaga amaraso, amuzanira n'amazi ngo yinyuguze mu menyo, kandi ubwo yarakiryamye hasi aho. Kugira ngo byorohe yagiye amuzanira ibinini bigabanya uburibwe. Arangije aramubaza ati mbwira mama uraza kumubwira ko waguye hasi uri mu biki? Lavenda n'ikindi gati ndamubwira uko byagenze. Sireya amufashe mu ijosi aramukanda, aramubwira turamenye n'ubimubwira araguca umugongo, ahubwo umva ngo mbwira ibyo yamubwira akaza kugukubita inkoni nkeye. Uravuga ko wamesaga inkweto zawe zigakandagira mu rufuro, wagira hano ku muryango ukanyerera. Lavenda ati ariko se ndavuga ko nanyereye gute ngakomereka ku ntege no kukananwa? Iyo abonye imfunguzo zafashe ku mavi ndari kuvuga ngo nanyereye mbanza amavi n'akananwa. Sireya yarongeye amara umwanya atekereza, aramubaza ati ariko se ubundi Lave kuri kuvugisha neza nkaho nta kintu kibi ngukoreye? Nawe ati ndabizi ko ari Satani biri kugukoresha, umutima wa kimuntu warawutaye. Kimwe na Yesu sinakurakarira kuko ntubuze ibyo ukora, ariko ubugome mu nkorera wowe na mama wawe Imana izabubabaza. Sireya atakumvise uri kuvuga ngo mama wawe, utavuze ngo mama wacu, ibyo uri kwigira ngo wananiwe kweguka aho ngaho byahinduka ubusa, ahubwo navuze ngo haguruka ukarabe mu maso wikureho ayo maraso. Ubwo wowe uraza gushaka uko mubeshya, ariko ntutushe na gato ngo uvuge ko naguteye imfunguzo. None hasanze imyenda utarangije kuyimesa yakwica, kandi umenye ko agiye kuza. Lavenda amaze nk'iminota 10 akiryamye hasi buribwe ari bwose. Yihagaze agerageza kweguka, agenda acumbagira, afata imyenda y'imbere ya Sireya yizana hanze, yongera kwicara ku ntebe aramesa. Gake gake yagendaga byimba ku kananwa kuko yari yakabanje hasi. Imyenda yimishe yihuta bigera saa 8 aribwo yirangije. Sireya amuzana igice cyarasaguye, aramubwira ati ngaho teka mama adasanga nta biryo bihari. Njye sinari guteka, numvaga ntimereye neza, kandi ibyo twaraje nabimazemo, wihangana rya ku gasheke nsigaje. Lavenda aribwaga amenyo, akananwa kabyimbye, kumuha igisheke kwari kumwenzaho. Yagishyize ku ruhande ntiyagerageza no kugihekenya. Lavenda yaragiye guteka kuri gazi ntibyari gutinda gushya. Akicana ateretseho umuceri, we yafataga nka mama yatashye ashonje cyane. Yageze mu nzu arebye ku meza bamushyiragaho ibyo kurya arabibura. Yakomeje mu gikoni agiye kwinjira guhurana na Lavenda wasohokaga agiye kuzana imboga ngo bazitunganye. Nyina wa Sireya yaramubajije ati nturateka? Undi ati nibwo nari ntangiye. Nta magambo menshi yamukubise urushyi mu matama, amufata mu ishati amukurura amuvana mu muryango ngo amunage hanze ajye kwireberaho ibyo yaratetse bigeze. Nubwo amatama yari yabyimbye n'akananwa ari uko iryinyo rimwe ryavuyemo, we ntiyabibonaga kubera ko yari yiriwe mu zuba ryinshi. Akaba yarinjiye mu gikoni hasaga nk'arimo akijima, ntiyamwitegerezaga neza. Ntiyanarebaga no ku kaguru ko ariho urutambaro rwari ruziritseho, inyuma huzuye amaraso. Yaramukuriye Lavenda ata ubwenge ahita agwa hasi. Yamaze kugwa hasi aho bari bamuziritse arahambuka, kandi nabwo yaraguye kuri sima kuko mu mbuga hose hari hapavumye. Mama Sireya yinjiye mu gikoni asakuza ati ninsanga aribwo igiterekaho ndakwica, umbwira aho wiriwe. Ubu kandi wasanga Sireya wanjye atararya kuva mu gitondo. Yapfundiye isafuriya abona aribwo agiterekaho umuceri, amazi agikonje nta bushyuhe harafata. Yarahindukiye asohoka yiruka ngo ajye kumukurura amatwi. Ubundi yamukururaga amatwi akamuzamura hejuru, yabona agiye gucika akamurekura. Yaragiye kubimukora, agarutse inyuma abona umukobwa yaryamye hasi uteguka. We yibwiraga ko yamujugunye inyuma akagwa hasi agahita ahaguruka, kuko si ubwa mbere yaramunaze akagwa. Izindi nshuro yabanzaga amaboko ntahagere, ariko ho yaramanutse nk'umufuka wuzuye. Yaguye hasi agira amahirwe umutwe ufata ku bikarito byaraho mu mboga, bituma utameneka cyangwa agakomereka cyane, ariko amaraso menshi yavaga hari ibikomere, haba hari igikomere cy'imfunguzo mu menyo no ku kananwa. Umutima wamuvuyemo atangira kwibaza ati none se iki gitambaro ni kimuziritseho?
ese ubundi abanje intege kari amaraso ari guturuka. Yaramuhambuye abona afite igikomere kinini wagira ngo ni umuntu wamujombaguye ibiti mu ntege. Ni imfunguzo zari zamwishinzemo, we ntiyarazi ibyo ari byo. Yakoze ku mazuru yumva agihumeka, agatima karagaruka. Adatekereje byinshi, atanabajije Sireya aho ari, dore ko yari yagiye kwiryamira. Yahamagaye umugabo wari baturanye wari ufite imodoka ngo aze amutabare bajyane umwana kwa muganga. Uwo mugabo yaje yihuta, abonye Lavenda abona ko ari bupfe. Yamubajije icyo abaye, undi ati ndakubwira tumugejeje kwa muganga, twihuta adapfa. Bageze kwa muganga, arababwira ati uyu mukobwa aguye hasi. Anyereye mu muryango w'igikoni agwa hasi, ibirahure biramujombagura. Muganga yarebye ukuntu yari yabyimbye amatama, amureba neza mu kanwa, abona amenyo ari kuvamo amaraso ndetse rimwe ryakotse. Uwo mugore yarivugishije ati ni ibibazo rwose, aguye nabi pe. Muganga yumvaga bitumvikana, icyakora umwana yarakeneye kwitabwaho. Bamushyize mu cyumba cy'indembe ngo barebe uko bamufasha wenda akagarura ubwenge. Mama wa Sireya yabajije muganga ati ko nta muntu usize mu rugo se, nkabanje ntanakinze, nimwanyihanganira nkaba ngiye mwohereza umuntu wo kuba hambereye. Nawe ati nta kibazo wagenda kuko n'ubundi agiye kumara umwanya ari kurebwa n'abaganga gusa. Mama Sireya yahise ahamagara umukozi wari usanzwe umukorera, akaba yari yaramusabye kuba agiye iwabo kuko hari mu biruhuko. Uwo yaraje aza mu bitaro ngo abarwaje Lavenda. Mama wa Sireya we yifuzaga kujya kwirebera Sireya akareba ko ari muzima. Kuva mu gitondo ntiyari yakamubonye, yari yamusize aryamye. Yasubiranyeyo na wa mugabo agenda amubeshya ko umwana nyere bisanzwe, nyamara ibyo yavugaga ntibyari byo. Yageze mu rugo asanga haburaga gato ngo gazi twika inzu. Yari yakomeje kwaka kandi ibiryo byashiririye. Umuceri wari wabaye amakara, isafuriya itangiye gutoragurika. Yibajije ahantu Sireya yaba ari, abanza kuzimya gazi yihuse, yinjiye mu cyumba cye asanga asinziriye. Yanze kumukangura maze yicara hamwe atangira kwibaza niba Lavenda zigira bababarira ubugome bamukoreraga kuva se yapfa. Yabitekerejeho nk'iminota 10 birangira yigira guteka ibindi byo kurya. Ya safuriya yinaze ku ruhande ateka umuceri nanone ateka n'imboga soza. Sireya yakangutse. Sireya yakangutse abaza ati mama Lavenda ari he? Undi ati Lavenda ari mu bitaro, kakana kitajeje kagiye kumurwaza. Mu kanya ahubwo umushyira ibyo kurya, njye ndumva ninaniriwe. Uze kureba ko yakangutse, yavuye hano yataye ubwenge. Sireya ati yataye ubwenge? Mama byagenze bite? Mama ati namukuriye agwa hasi, ariko nanjye byanyubiye ukuntu yaguye hasi. Nahindukira nkabona yarapfuse igitambaro mu ntege cyuzuye amaraso, nareba nkabona afite ibikomere. Sireya yagize ubwoba aramubwira ati mama Lavenda azapfa kubera twe, njye ndumva nkwiriye kumusaba imbabazi. Mama ati umusaba imbabazi z'iki? Nawe ati nyine Lavenda akoze akazi kenshi uyu munsi, yameshe imyenda yose ari wenyine, ntabwo namufashije kuko umunsi wose niriwe numva nameze neza, umutwe uri kundya. Byagize saa sita inzara inyishe, ndamubwira ngo namese vuba ateke ndashonje, nuko anyereka ko atanyitayeho. Twashwanye birangira muteye imfunguzo agwa hasi akuka iryinyo, ariko icyatumye agwa hasi ni uko yari yasize urufuro munsi y'inkweto, nuko akanyerera bisanzwe. Mama yise amuhobera aramubwira ati mwana wanjye wikwishinja amakosa, ariko niba ari kubishaka turi buze kumusaba imbabazi. Icyakora numusaba imbabazi azumva ko igihe cyose yakoze amakosa tuzajya tumuhana tukazimusaba. Ariko rero nanone ugire kamwihanire kuko wowe mujya kungana mutazarwana agasanga mwicanye. Sireya agize ikintu igararira aramubwira ati umutima uri kundya mama, ndamusaba imbabazi. Mama ati nta kibazo zimusabe, nutuma kumenyera birakureba, ahubwo ngwino turye gusa ntuzongere kumwihanira, ujye unegereza mwihanire. Ndabikubwiye mutazarwana mukicana, kandi umenye ko ari uzajya umugemurira muri iyi minsi araba ari mu bitaro. Urabizi ko ndi kuzinduka ngataha nimugoroba ananiwe, rero sinajya mbona umwanya wo kujya kumureba. Sireya yarabyemeye ariko amubwira ko atari burye, yumvaga adashonje. Mama yaramubajije ati mwana wa ubwo nturwaye, ni gute udashaka kurya kandi ushonje? Nawe ati sinakubwiye ko ndwaye mama, ndumva nta kintu nshaka uretse yawurute gusa, erega umutwe uri urandya, siyo mpamvu se nafashije Lavenda mu mirimo. Mama we yamutumirije yawurute ku muhanda afite ubwoba, avuga ati wasanga umwana wanjye agiye kurwara karemba. Barayizanye ayimwisha afite ubwoba. Umwana nini yayimazemo maze bitera nyina guhangayika kurushaho. Yaramubajije ati ikindi ushaka ni iki? Wabaye iki kutari kurya? Mwana wa ushaka kwicwa n'inzara? Umwana ati mama ndumva nshaka ibintu bitari imigati, nshaka pizza cyangwa ibindi, ndumva mu kanwa hashaririye cyane, nyine ibintu biryohereye. Yarabimuzaniye maze mu kanya gato mama wari wijyanira ibyo kurya ku bitaro kuko Sireya yaramwemeje ko arwaye. Nyamara impamvu yangaga kurya nuko yari yahaze, yari yiririye ibyari byaraye, anywa n'ibyari byari mu materemusi arenzaho n'ibisheke. Abaganga bamubwira ko Lavenda ari buze koroherwa vuba, gusa bamubwira ko mu bibazo basanze afite harimo no kutarya ibiryo bihagije kandi ntarya indyo yuzuye, hakiyongeraho kutanywa amazi ahagije. Ibyo bikaba biri mu byari byatumye agwa hasi agata ubwenge. Bari bamushyizemo amaserume, hari icyizere ko mu minsi mike araba yakize. Yasize ibyo kurya yisubirira mu rugo, gusa yasize abwiye Jaja ati wowe ugomba kujya uzinduka mu gitondo cya kare ukaza gufata icyayi, saa 5:15 ukaza gufata ibyo kurya mu rugo ukamuzanira, wasanga bidahari ukabyitekera, saa 11 bikaba uko ukaza gufata ibyo muri buze kurarira, wasanga nabwo bidahari ugateka. Sireya ararwaye, mfite akazi kenshi, rero umurwayi wawe umwiteho bishoboka, tuzabarana nyuma bamusezereye.
Muri iyo karitsiye hari harimo umukire ukomeye cyane wari utuye nko mu kilometero kimwe uvuye kwa Sireya. Uwo mukire yararwaye cyane arembeye muri ibyo bitaro. N'ubusanzwe yagiraga indwara z'imivuduko y'amaraso, arwara amadiyabete n'izindi zari zaramwatatse kubera izabukuru no kuba yarakoresheje ibintu byinshi byangiza umubiri nk'amavuta, isukari n'inzoga birenze urugero. Nubwo yajyaga arwara ariko icyo gihe ubwo yararembye cyane bidasanzwe kandi byarashobokaga ko yapfa. Yari afite uruganda rutunganya icyayi rwe bwite, abahinzi bose bo muri ibyo bice ariwe barugemurira. Yitwaraga nk'abandi bose, yari umukire usabana n'abantu, baba bafite ibirori akitabira, baba bapfushije nabwo agatabara. Icyakora nk'umukire wari ukomeye, yararwaraga kwa muganga bakamugenera icyumba cyihariye cya wenyine n'umurwaza we, hakaba nta muntu wemerewe kumugeraho. No kumusura udafite uruhushya utahawe ubutumire ntibyashobokaga. Iyo yabaga arwaye byaribwaga n'abagize umuryango we. Abakire bagenzi be nabo bashoboraga kumusura ari uko berekanye icyangombwa cyo kumusura cyamuturutseho, ubwo ni ukuvuga imeri. Abantu batakumirwaga mu bitaro ngo bajye kumureba babaga ari abana be gusa. Ibyo byatumaga naremba ntihagire umuturanyi ubimenya. Umuhungu we mukuru yiberaga mu mahanga ariho akorera. Uwo mugabo yari afite isoko hagemura icyayi cyavaga mu ruganda rwe, uwo mwana we akajya aranguza abacuruzi bo muri icyo gihugu. Ibyayi byose byambukaga bivuye mu gihugu bigiye muri icyo yabagamo, niwe wabyakiraga akabisakaza mu bandi baranguzi. Nawe yari yibereyeho neza, ari umukire ku giti cye n'ubwo yakoreraga se. Uwo musore yitwaga Benito. Benito yavuye mu gihugu yakoreragamo aza kureba se, bavuga ko ashobora kutamara kabiri. Hari ahagana saa 3 zo mu gitondo. Ravenda we yahageze ku mugoroba wari wabanje. Yageze ku bitaro abona Jaja. Yari amuzi nubwo Jaja yari umukozi wo mu rugo. Aho gukomezaga naho se yararwariye, yabanje kunyura kuri Jaja aramubaza ati none se byagenze bite ngo ube wicaye hano hanze? Ninde urwaje? Ni kwanyu uko buja cyangwa ni iwanyu bwite? Jaja ati ngwino nkwereke umuntu urwaye. Binjiye mu cyumba asanga Ravenda ari warembeye atari no kubasha kuvuga. Benito aramubajije ati byagenze bite se? Nawe ati simbizi, bampamagaye ngo nze mbe murwaje bazanyishyura kuko muri iyi minsi narinde iwacu. Nyine ni mu biruhuko, iyo ari mu biruhuko magiye iwacu. Rero byabaye ngombwa ko ngaruka hano nkaba ndi kumurwaza kuko ngo ntibabona umwanya wo kumurwaza bo ubwabo. Benito yarababaye ati kuko uri kurwaza umuntu ku kiraka, ku kazi, ku bihembo kandi afite abo babana? Ubwo se kuki Siri yataje cyangwa ngo haze nyina? Harya ngo barahuze bashaka ko akurikira se? Ariko mana yaramubwiye ati mva rero nkubwire wowe binkorere, uyu mukobwa umurwazi nk'ari mukuru wawe, umwiteho umube hafi. Ntufite telefoni? Nawe ati yego. Umusore ati ngiye kuguha nimero yanjye nkugurira amayinite y'ukwezi, ikibazo cyose wowe uzajya ugira ujye umpamagara umbwire, ndaba ndi hano mu bitaro kandi nubwo naba ntahari nzajya ngufasha. Uyu mukobwa agikanguka uhita umbwira kandi nzajya nkwihamagarira rimwe mu masaha 3 umbwira uko ameze. Uramenye ntugire uw'iwabo ubwira ko twavuganye ko ndi hano mu bitaro. Wowe ujye umbwira gahunda zose zerekeye Ravenda mu ibanga. Ngiye no kuguha amafaranga yo kunywa icyayi. Yamwereje 10,000. Umukobwa yabonye arayagara aribaza ati 10,000 yose nayo kunywa icyayi? Benito ati uwo mwana agomba kumenya icyatumye aza hano mu bitaro yakomeretse bigezaho akagwa n'igihumure. Bakiganira Jaja aramubwiye ati ahubwo ubu ndagiye. Benito tugiye hehe se? Nawe ati nyine urabona saa 6 zigiye kugera, ngiye kurya mu rugo kuko sinaguma hano ngo nicwe n'inzara kandi Siri atabasha kungemurira. Ubwo ngiye kujyayo ndye ibindi mbizane hano. Benito ati ntabwo se bakuzanira ibyo kurya hano? Nawe ati nijye uzajya kubizana, bizajya binsaba kumusiga hano. Benito atakasa kumirora, ubu urasiga umurwayi ngo ugiye kwizanira ingemu? Ubwo se ugiye agakanguka akagwa hasi cyangwa akagira ikindi kibazo? Jaja ati nzajya ndeba umuntu urwarije hano undi muntu ansigarireho kuko sinzajya ntinda. Ni minota 30 kugenda, ubwo no kugaruka n'isaha. Nakabije wenda nkagiraho ngateka sinamara isaha irenga. Benito yibutse ko sarembye ajya muri sanseri azamuka hejuru aho yari arwariye. Mu by'ukuri si uko Benito no kwa Siri bari bazananye cyane cyangwa bavugana kenshi, ntibanasuranaga mu bihe bisanzwe. Ahubwo umunsi se wa Ravenda apfa Benito yari mu gihugu, wenda se bagiye gutabara nk'abandi. Ariko bo nyuma y'icyumweru bamaze gushyingura bagiye gusura umuryango ngo bahumurize abasigaye. Benito na papa we bagiyeyo baganira nabo, baba ari bwo bamenyana n'abaho bose. Jaja yari ahari ari umukozi wo mu rugo, Siri yari ari umwana wo mu rugo, Ravenda nawe ari aho yapfushije se. Benito ntibyamugoye kubafata amasura n'amazina. Yazamutse hejuru ahageze asanga abaganga bari kumwe na se. Uwo munsi wose yamumaze ahangayitse atakiri gutekereza cyane kuri Ravenda. Nijoro aryamye iruhande rwa se nibwo yibutse ko Ravenda ari muri ibyo bitaro. Mu museso wa kare yakanguwe na Jaja amubwira ati Ravenda yakangutse ari kumvugisha. Mama Siri yagiye mu kazi, Siri we ngo hano ntiyahaza ni kure. Benito yabanje kureba se ngo arebe ko ari muzima, atungurwa no gusanga yamaze gushiramo umwuka. Yari yapfuye. We ntiyahise asakuza cyane ngo amwigaragureho, ahubwo yabanje kumera nk'utaye ubwenge, ntiyumvisha neza ko ubwo yapfuye, ahubwo yumva ari ibisanzwe karongera kuba muzima. Muri iyo mimerere bitaramujyamo neza, yahamagaye Jaja aramubaza ati yashobora kuvugira kuri telefoni? Jaja ati yego yabishobora. Yarayimuhaye aramwitaba aramubaza ati Rave uranyibuka? Nitwa Benito, umuhungu wa mugabo ufite inganda z'ibyayi. Ravenda mwijwi rire hasi ati sinakwibagirwa, isura n'izina ndabyibuka.
nawe ati wihangane simbashije kuza ngo tuganire, ntugire ubwira ko twavuganye kimwe nuko Jaja nabimubajije, nzaza tuganire neza birambuye mbwira uko uburwayi bwawe bwaje. Ravenda kuko yari arwaye yavugaga ijwi rimeze ukuntu atuje rigacengera mu matwi ya Benito. Yumvise yakomeza kumwivugishiriza ubwonko bwe budashaka kwiyumvisha ko se yapfuye. Yabwiye Ravenda ati ngiye kuguha amafaranga ujye uyakoresha wimenye, ikintu cyose uzajya wifuza ujye ukimutuma kuko birashoboka ko hari ubwo wakenera ibintu ntubibonere igihe. Ndahana Jaja andi mafaranga mu gihe waba utari kubasha kuvuga yakurwanaho. Yamusabye nimero ye amushyiriraho 100,000 kuri nimero ya Jaja ashyiraho 25,000 bisangaho bya bindi icumi atari yagakoresheje. Yamaze kuyashyiraho abwira Ravenda ati ngiye kukubipa urebe nimero yanjye uyibike nazaguhamagara ukayoberwa uwo ari we. Ibyo byarabaye arabakupa, nta nubwo bahise bareba kuri balance ngo barebe amafaranga boherereje, ahubwo Jaja yaramubwiye ati uyu musore ni umwana mwiza nubwo ari abakire cyane, nanjye umukozi wo mu rugo yafashe izina ryanjye mu mutwe, namubwiye ko batari kuza hano ku bitaro kugusura arababara cyane, mbabarire kuba nabimubwiye. Ravenda ati nta kibazo kuko ntiwamubeshye, ariko ujye umenya ko hari ibyo bavuga bikankoraho, nuko nyine na Benito abizi ko bidakwiriye ko tubivuga naho ibindi byo banyica. Ntubizi ko baba bifuza no kunyica se? Jaja yarazi ihohoterwa ryose Ravenda yakorerwaga kuko mu minsi yo kwiga babaga bari kumwe. Ravenda yigaga ataha mu gihe Sireya yigaga abayo. Nubwo Ravenda yamurushaga umwaka, bose bari bari mu biruhuko bisoza umwaka wa 5 segonderi. Mu kiruhuko Jaja yabaga agiye mu rugo, Ravenda agasigara mu kazi ko mu rugo wenyine. Ubugome yakorerwaga muri icyo gihe Jaja yabaga bubona, gusa kuri iyo nshuro ntiyari yakamenya icyatumye aza mu bitaro. Bamaze kuganira gato bagira amatsiko yo kureba umubare w'amafaranga Benito yaraboherereje. Jaja niwe warebye imbere arayagara, tuzi ibifaranga ashyizeho, ibaze ko ashyizeho 25,000. Undi nawe yararebye, ariko we nk'umwana wari uzi ishyari ry'abantu ntiyamubwiza ukuri. Yaramubwiye ati wawu nanjye niyashyizeho, ahubwo Jaja ngiye kuyaguha nayo niyo uzajya ukoresha mu gihe ngize icyo ngutuma, ayo uzasagura azakubera igihembo. Jaja yarishimye ariko umutima uradiha. Yarebye Ravenda mu maso aramubaza ati ese kuki ugira umutima mwiza kandi mukazo na mukuru wawe ari abagome cyane, wabukurikije nde? Rave uko biri kose mama we yari umuntu mwiza cyane, niwe ubikomoraho. Mbabarire kuba mvuze ibi byose, utumye ntekereza ukuntu Basire banakundutesha ndi umukozi wo mu rugo. Ravenda mbabarira ko nagutekerejeho nabi, nanjye nkajya ngufata nk'umuntu udafite agaciro, nukuri mbabarira pe. Ravenda yaramubwiye ati nta kibazo Jaja, ni mukadata watumye ubona ko nta gaciro mfite, kandi niko bimeze ntako mfite. Jaja yararize ati oya uragafite. Ravenda ati mama yapfuye ntamuzi, papa yapfuye atumva agahinda kanjye, none we kuki wumva ko mfite agaciro? Jaja yamufashe ikiganza ntiyongera kugira icyo avuga usibye kurira gusa. Ku rundi ruhande Benito akimara kubona ko papa wapfuye ntiyagize agahinda ku kanya, ahubwo yabaye nk'umuntu utari gutekereza neza. Mama we yarakiriho, murumuna we akiriho, n'abashiki bari uko. Uretse basekuru bari barapfuye bashaje, nta wundi muntu ukomeye bari bafitanye isano ya hafi yari yarapfushije. Yahamagaye abantu b'ingenzi abamenyesha ko se yapfuye. Abo yabibwiraga bahitaga barira bagasakuza cyane, agakopa agahamagara abandi. Amatangazo yaratanzwe ko se yapfuye yishwe n'indwara. Abantu batangiye kubivugaho. Jaja wari ufite agatelefoni ka smartphone arebye kuri Facebook abona hari umuntu wabishyizeho. Ravenda we yakoreshaga agatelefoni gato nako kizimya ka gatoshi nta smartphone agira. Yaramweretse aribaza ati ubwo se nibyo, ni gute yabaduhaye amafaranga kandi bari kuvuga ko se yapfuye mu rukerera? None se ntiyaguhamagaye izuba ryatangiye kunyura muri ibi birahure by'amadirishya? Kubyumvisha byarabagoye kuko ntibari bazi ko Benito yabahamagaye akimara kubona ko se yapfuye. Barababaye kuko Benito yarabitayeho, yabaye inshuti yabo, akaba yarabuze umubyeyi. Uwo munsi Ravenda na Jaja barahuje baganira ibintu byinshi ariko ku buzima bwa Ravenda. Ravenda yakuze yisanga abana na Sireya na mama we. Yamaze imyaka myinshi azi ko ari murumuna wa Sireya, ariko siko byari biri. Ubundi nyine yapfuye Ravenda amaze amezi 8. Icyo gihe se yari umukire mu bigaragara, yari afite inzu nziza, afite amasambu kandi akagira ubucuruzi yakoraga. Kuko umugore we yarapfuye akaba yaramusigiye akana gato, yazanye umuntu wo kukamurerera. Hari umukobwa yarazi wabyariye iwabo bakamwirukana akajya kwangara, yagera akabona umuryango wemera kumufasha we n'umwana we. Yagiye kuganira n'uwo muryango arababwira ati mfite akana gato cyane gakeneye umuntu kwitaho. Uyu mukobwa amufasha, umwana wamaze gukura, ashaka yanamukura ku ibere. Mwaretse akazi wanjye akambera umukozi akarera umwana wanjye. Impamvu yifuzaga uwo mukobwa nuko yumvaga ko wenda wazikorera neza kuruta uko yari gushaka umukobwa utarabyayeho. Uwo mukobwa yaraje amubera umukozi wo mu rugo. Yakomeje ubucuruzi bwe yizeye ko umwana we yitaweho, ahabwa amata ku gihe kandi umuntu umurera akamurera nk'umwana we. Yatangiye kujya ataha amajoro ananiwe, rimwe na rimwe akanywa amayoga menshi yibagiza umugore we. Iyo yatahaga uwa mukozi yamwozaga ibirenge akamuryamisha. Mu gitondo yakangukaga yamutegura icyayi n'ibyo kurya, yareba umwana we akabona ameze neza cyane. Hashize imyaka 2 abana bose bazi ko ari abavandimwe, bazi ko bavukana. Ravenda yaramaze kugira imyaka hafi 3, Sireya yari hafi kugira imyaka 4. Muri icyo gihe uwo mugabo nta wundi mugore yari yarigeze ahura nawe.
kugira ngo atajya kugura indaya cyangwa ngo ajye mu bandi, yahisemo kubikorana n'uwo mukozi we. Yari yarabaye mwiza, yarasubiye ubukobwa utamenya ko yabyaye. Guhera umunsi yamugize nk'umugore birangira babigize ibyanyabyo. Ku myaka 8 ya Lavenda nibwo baje gusezerana mu mategeko, gusa imitungo yose yari afite mbere abanza kuyandikisha kuri Lavenda, kandi avuga ko azashakana n'uwo mugore bari bamaze gusezerana ari yazagabana n'umwana we Sireya. Ibyo mama Sireya yumvaga ntacyo bitwaye kuvuga ko Lavenda azagabana na Sireya muri iyo mitungo yindi ya nyuma, kandi ya mbere ariye ku giti cye, kuko yari yariboneye umugabo w'umukire wamuteturuye amuvanye mu muryango umufasha agatazi ngo bazamufasha kugeza ryari, kuko bo bari baramwihakanye. Umugabo wari waramuteye inda nawe yari yaramwihakanye adashaka no kumwikoza. Ubwo rero papa wa Lavenda ntako atari yagize. Ibyo ari kumubwira byose amugaburira, afite aho kuba kandi babanye neza, ntacyo byari bimubwiye. Imitungo koko barayishatse batera imbere, yareba akabona nayo ihagije rwose, nta shyari yari yakageze. Ariko mu myaka 16 y'abana yatangiye kugira ishyari. Yatangiye kubona ibibazo mu kuba Lavenda yari yaranditsweho imitungo imwe, nubwo harimo ikigereranyije n'iyo bari barashatse nyuma, kandi azagabana n'undi mwana iyo yindi bashatse. Yaribeje ati ubundi se uyu mugabo urukunda nkunda n'uruhe uretse gutonesha umwana we, yaranze ko tunabyarana undi mwana. Papa wa Lavenda yari yaravuze ko mu buzima bwe atifuzaga kurenza abana 2. Ubwo rero Lavenda na Sireya yaragize umwana we bari bahagije kuri we, nyamara uwo mugore byaramubabazaga. Yatangiye kugira ishyari akivugisha ati buri umwe azarwana ku mwana we. Nibwo rero atangiye gufata nabi Lavenda akabitoza na Sireya. Sireya nawe yatangiye kujya mutuka mu gihe babaga bari mu biruhuko, kuko bigaga muri boarding, akamucira mu maso akamufata nk'umuntu uteye isesemi. Yanageze harerura amubwira ko batava inda imwe, kandi ko mama we atari wamubyaye. Lavenda yagize agahinda abibwira se ko ayo makuru yayamenye. Se yababajwe no kuba Sireya yabivuze, gusa nyina wa Sireya aramwunganira ati ubundi se uzamuhisha ukuri kugeza ryari kamaze gukura. Nibwo yamubwiye amateka yose y'uko byagenze. Nyuma yaho Lavenda bamugire nabi biramurenga, yabwira se agahinda ke, sakanga kugira icyo abikoraho. We yumvaga ko Lavenda ari udashobotse ashingiye ku kuba nyina wa Sireya yaramureze nk'uwe mu myaka 15 yose. Niyumvaga ukuntu rero ku mwaka wa 16 bwo ari kumufata nabi. Yaramubwiraga ati uwamenye ko ari mukaso utangira kumubanira uko wishakiye. Uramenye niwe mama wawe ufite, niyo utwara n'abajya guhana, kandi ntukandegere ntazajya nkongeza izindi nkoni. Uriya ni umubyeyi, ntakakwitayeho nka Sireya we. Kuva wavuka yakwitayeho, agukorera buri kimwe, agukorera byinshi ahubwo ababyeyi bamwe batashobora. Ibyo byatumye babazwa adafite uwatakira. Aho sapfiriye byabaye akarusho. Lavenda bamukuye muri boarding, muri interina aho yigaga bayo, bamujyana aho yigaga ataha. We yavaga ku ishuri agafasha imirimo Jaja bari barazanye nk'umukozi wo mu rugo. Mu kiruhuko Jaja yabaga yagiye, Lavenda agasigara amusimbuye akora imirimo yose. Sireya we yabaga afite kuruhuka umunaniro wo ku ishuri, agatembera agasura inshuti n'imiryango. Lavenda bamufataga nabi cyane bidasanzwe, yatekereza kugenda akabona naho kwerekeza ahandi afite, akomeza kuba ngo wenda abanza arangiza amashuri azashaka aho ngera asoje. Urwango bamwangaga bamufata nabi nirwo rwamugejeje ku kwisanga mu bitaro. Nicyo kiganiro agiranye na Jaja, maze Jaja agira agahinda atangira kumuhumuriza. Byabaye nkaho bibereye inshuti, bakomerezaho baganira byinshi. Jaja nawe amubwira ubuzima bwe. Uwo wa Benito ntibahise bashyingura se. Nk'umukire bategereje ko amara nk'ukwezi kose, bakabanza gutanga amatangazo n'itariki ya nyayo, ku buryo buri wese ari kuzabanza kwitegura ko haza, cyane cyane abo mu bindi bihugu bari baziranye. Nka nyuma y'ibyumweru 2 apfuye, Benito ntiragitekereza cyane ibya Lavenda. Yarajagaraye mu bintu byinshi bitandukanye, birimo ko ari gusigara agenzura ibikorwa byase byari mu bihugu byinshi. Kugabanya abo bavukana inshingano, gutegura uko azashyingurwa n'ibindi byinshi byatumaga atabona umwanya wo kubaza amakuru ya Lavenda. Nanone agahinda kari karaje, buri joro akarara aririra se utari wagashyinguwe. Mu gihe Lavenda ari mu bitaro, ibyumweru 2 yabimaze batamusoye. Mu cya gatatu batangiye kumugemurira saa 6 nimugoroba. Muri icyo cyumweru cya gatatu Lavenda yasezerewe mu bitaro. Haburaga ibyumweru 2 amashuri agatangira, habura kimwe se wa Benito agashyingurwa. Akigera mu rugo yasanze bateguye ibirori byo kwishimira ko yatashye. Lavenda yaratungwa agira ngo ni ikindi cyabaye. Uwo munsi nibwo afite isabukuru y'amavuko. Ntiyari yarigeze yizihiza na rimwe, ariko bari bayimuteguriye babihuza nuko yaravuye mu bitaro ari muzima, nubwo nta bandi bantu bari batumiye. Basangiye ibyo kunywa, bazana keke barayisangira, barishima cyane, ndetse banamusaba imbabazi ko bamubabazaga. Yayoboye igitumye bamusaba imbabazi, akibyibazaho mama Sireya aramubwira ati mu wa 6 uziguba mu kigo, utubabarire ntituzongera kukwitwaraho kuriya. Lavenda yagize ikinegararira, ababajije impamvu. Sireya aramubwira ati ninjye wasabye mama ko tubikora, iyo nagutera imfunguzo kiriya gihe ngo umese imyenda washonje nkureba uri no kuva amaraso, ntabwo byari kugera hariya. Nishyize mu mwanya wawe ndibaza ntiyari nkanjye babikoze byagenda bite, nasanze naraguhemukiye cyane. Lavenda yababariye atabitekerejeho kabiri, kuko bari bamusabye imbabazi kandi n'ibyo yarakeneye. We yifuzaga ko babana mu mahoro, koko baramworohereje ntibongera kumubangamira, ndetse Jaja aguma akora akazi ko mu rugo.
Ku munsi wo gushyingura se wa Benito yasabye mukase kujyayo aramwemerera ndetse baranajyana, ariko Sileya wasigara mu rugo. Mu buryo butunguranye Benito yarebye mu baje gushyingura, ahuza amaso na Lavenda yaje gutabara. Yibutse ko nawe yapfushije se, noneho akaba ataragiraga na nyina, yishyira mu mwanya we. Yaribugishije ati urupfu rwa data rumuramo, ndumva nta mbaraga mfite, nyamara uriya mwana arakomeye kandi nta mubyeyi agira. Yanyuze mu bantu ajya gusohoza mama Sileya na Lavenda. Bavuye gushyingura yahamagaye Lavenda ngo baganire. Yamusabye ko baganira barebana, Lavenda arabyemera ajya kumureba aho yari ari, maze mama Sileya wasigara mu bandi bakarabaga intoki. Baraganiriye amusaba ko amubwiza ukuri ko ndwara yari arwaye. Yabimusobanuriye ntacyo amukinze, gusa asoza amubwira ko bamusabye imbabazi bakanamwemerera gusubira muri boarding. Benito yarababaye abitekerezaho, aramubwira ati ubuze koko tubyizere ko ari mwe bakugiriye kandi ko urwango bagufitiye rwarangiye? Siko biri rwose, ahubwo bafite ubwoba ko babarega bakabafunga. Baketse ko bareze babafunga bituma bakwitwaraho neza ngo utazavuga ibyo bagukoreye. Kukohereza muri boarding ni mu rwego rwo kukwibagiza kugira ngo atazabaho akandi gakosa gato byose ukabivugira rimwe. Lavenda yumvise ari byo, yibaza impamvu ahubwo atari yarigeze abitekerezaho. Benito yaramubwiye ati sinzasubira mu mahanga, nzaba mpari igihe cyose uzankenera, nzajya nza kugusura ku ishuri. Ntuhangayike, nugira ikibazo ujye umbwira, kuko hari ubwo bazongera kuguhemukira, kandi ntukababwire ko tuvugana uzabareke. Ibyo nabyo byarabaye, byo gutabara birarangira. Igihe cyo gutangira amashuri cyarageze. Lavenda yari ufite udukovu mu ntege ajya kwiga mu mwaka wa nyuma muri boarding. Buri munsi wo gusura abanyeshuri we ntiyasurwaga, ariko kaga telefoni ke yari yarakajyanye. Yihamagariraga Benito, Benito akamwohereza udufaranga two kurya. Byabaye inshuro 5 nta muntu uramusura. Benito afata umwanya ajyayo. Baratemberanye, baraganira, basangira. Benito anamusezeranye ko azajya amusura buri gihe, katazongera gusiba. Mu biruhuko bavuganaga kuri telefone, gusa Lavenda amutinyagamo kuko Benito yari umukire cyane bidasanzwe, dore ko ari we uhagarariye ibikorwa bya se byose. Ntibavuganaga igihe kirekire uretse kumenya amakuru ye gusa. Mu biruhuko Lavenda yabaga ari umwana wo mu rugo, iwabo ntibamutoteze cyane ko ibiruhuko byari 2 hagati mu mwaka, bimara ibyumweru 2 gusa. Sileya we muri icyo gihe yabaga yaragiye kwisurira bene wabo adahari ngo amutoteze. Mama we nawe ataha nimugoroba avuye mu kazi. N'ubundi Lavenda mu rugo ntiyatindaga. Mu mwaka warangiye Benito amusura buri gihe, agera igihe cyo gukora ikizamini cya leta. Akiva gukora, Benito yagiye kumwirebera mu Kiyore. Yabanje kumujyana kuri hoteli ngo basangire banaganire. Uwo munsi Benito yamubwiye ko amukunda, Lavenda abanza kutabyemera. Gusa yageze arabyakira, yemera ko ari kumubwiza ukuri. Bamaze kwemeranya ko bari mu rukundo, amujyana mu rugo. Bahurira na Sileya bari bategeye imodoka private, we yari kugenda mu modoka za rusange. Iwabo byarabatunguye kubona Lavenda azanye na Benito mu modoka. Benito wamuhaye ikaze mu nzu bafite igihunga, kuko ntibyakundaga kubaho ko hari urugo yajyamo muri ako gace batari ku rwego rumwe rw'ubukire. Benito yababwiye ko yarabakumbuye, gahuriye na Lavenda mu nzira akahamugeza. Yarababeshye kuko yari azi ko ababwiye ko yamukuye ku ishuri batabyishimira. Mama Sileya yasabye Sileya kwicara bakaba baganira, Lavenda akajya ku muhanda akamuzanira icyo bamwakiriza. Benito yigize nkaho nta kintu aziranyeho na Lavenda, ahubwo ashishikarira kuganiriza Sileya amubaza amakuru yo ku ishuri. Sileya nawe yaramubwiye, baganira baseka. Mama we yakwinjira muri sala agasanga bahuje. Yari ari gushyashyana asaba umukozi wo guteka vuba. Lavenda azanye ibyo kunywa bijyana muri salo. Mama Sileya aba yinjiye asaba Lavenda gusohoka agafasha umukozi guteka. Benito yahise abona ko Lavenda bamufataga nabi koko, gusa ntiyabitindaho, yinywera ibyo bari bamwakirije. Ibyo kurya byarahiye, Lavenda bizana ku meza, maze mama wa Sileya amujyana hanze aramubwira ati sangira n'umukozi wawe. Ntiyifuzaga ko yivanga mu biganiro byabo, kandi yaribwiraga ko Benito aje gusura umuryango. Benito nawe yigize nkaho nta cyabaye, abaganiriza bitayeho. We yemeye kurya agamije kuhatinda gato ngo agire ibyo abona, kandi koko ibyo yarabonye byari bihagije. Yagiye kugenda bamugeza ku rugi rwo ku irembo, niba ntahamagara Lavenda ngo azamusezereho, ahubwo yamuhaye Sileya ngo amuherekeze amugeze ku modoka. Akigera mu rugo yahamagaye Lavenda, aramubwira ati Lavenda, nabonye uko bagufata, birakabije, nta n'isoni bagira zo kubigaragaza. Lavenda ati biriya narabimenyereye, ahubwo ubu bimeze neza kuko ntibakintuka. Na n'ubu bari kwiganirira mubaza amakuru yo ku ishuri, ngewe wagira ngo ntabwo banyitayeho, wagira ngo simvuye kwiga. Benito yaramuhumurije, aramuganiriza, amubwira uko yamukunze kuva kera. Ati njye ndagukunda cyane Lavenda, kandi nagukunze kuva kera, kuva cyagiye uza gushyingura papa. Ni ukuri byankoze ku mutima, nibuka ko wari unarwariye mu bitaro, nuko naretse ngo banze gusoza kwiga, nakabaye narabikubwiye mbere. Lavenda nawe ati nagukunze mbere, niba ari ibyo ndagukunze mbere yuko nkunda, kuko cyagiye ndi mu bitaro niwe muntu wanyitayeho cyane kandi nawe utari worohewe. Bakomeje kuganira, basanga ahubwo bari baratinze kubwirana ko bakundana. Urukundo rwabo bakomeje kurugira ibanga. Benito mu mezi 3 gusa yaje kubasura agamije kubonana na Lavenda. Sileya yibwiye ko ari waje gusura kuko yibonaga nk'umukobwa mwiza cyane bya hatari. Ahageze Lavenda bamwohereza mu mirimo. Uwo munsi Benito yabahaye amafaranga ngo bazane ibyo kunywa basangire. Mama wa Sileya atuma Lavenda. Nyuma y'andi mezi 2 yasubiye kubasura. Mama wa Sileya yamujyanye ku ruhande aramubwira ati uyu musore nagucika nzakwica.
dore aza hano buri gihe kandi bidasanzwe ko yasura abantu. Uko biri kose yakuruwe n'ubwiza bwawe, sinyabaje kureba kandi ntiyabaje kureba ka Lavenda. Ibaze mfite umukwe w'umukire nk'uyu, nuko baza kudusura bituma mpura n'abantu bakanyunamira, ubu abantu baranyubaha ngo nziranye n'umukire. Rero kora ibishoboka byose ureke kwirata, fatirana aya mahirwe. Yasubiye mu nzu batangira kuganira. Mama we nawe yaraje bicara iruhande, hanyuma Benita arababwira ati nshaka kuvugana na Lavenda ariko kuki aba yihishe ntaze ngo tuganire. Mama Siriya atari mu turimo, reka nze murebe. Yamuzanye muri salo, Benita amubaza amakuru ye nk'aho batavuganaga buri joro, imishinga yo kubana bayigeze kure. Icyatumaga banabigenza gake ni uko Lavenda yarakiri mu myaka 20. Benito ntiyifuzaga ko bagura umwaka kugira ngo basezerane, ahubwo yarategereje ngo abanze yuzuze imyaka yemewe. Agiye gutaha yasabye ko Lavenda yamuherekeza bakaganira byihariye. Bajyanye ku modoka aramuhobera batangira kuganira. Siriya yasohotse agiye kureba niba bakivugana, abona bafatanye ibiganza bari kurebana akana ko mu jisho. Ababaye cyane yagiye kubibwira mama we, arunguruka mu idirishya abona uko bari bameze. Batangiye gutekereza ku byo baba bari kuganira. Batubwo wenda kari kumubwira ko twagiye tugahemukira. Mama we yaramubwiye ati uko biri kose Lavenda azagukura amata ku munwa, birashoboka ko Benita ari we yikundira. Icyo tugomba gukora nta kindi kitari ukumwica. Siriya yagiraga umutima mubi, aramubwira ati aho kugira ngo antware Benito byo rwose tumwice. Ibyo babivugaga Jaja ahagaze ku muryango, ntiyasunika urugi rwo kuri salo ngo yinjire. Yaraje gusaba amafaranga yo kujya kugura amavuta ku muhanda hakiri kare kuko yari yashize. Bakomeje gupanga uko baramwica maze babishyira kuri uwo munsi. Bapanze ko baramushyirira Supaguru mu kirahure cya fanta maze yayinywa akaza gupfa. Ibyo Jaja yarabibitse ntiyagira icyo abikoraho, yisubirira hanze ahitamo kujya kwikopesha ngo aze kuyabasaba nyuma. Nka nyuma y'iminota 30 nibwo Lavenda atandukanye na Benito kandi Benito agenda atabasezeye. Yinjiye mu nzu bati Benito ari he? Yababwiye ko yahise agenda. Nabo batimwaganiraga ku cyagufashe kuriya. Umukobwa ati yambaza guko nimva kuko data yapfuye, maze ngize agahinda mfata ibiganza ngampumurize. Banze kubyemera kuko bibwiraga ko ubwo wenda mubwiraga uko bagiye bamufata cyangwa bakaba baganiraga ku rukundo. Ku mugoroba mama Siriya yatumye Jaja kugura fanta, mutuma na Supaguru amuha n'amafaranga yo kujya kwishyura amavuta. Jaja yahise abibona ko byanga bikunda bagiye kumwica nk'uko babipanze, maze nawe atangira gupanga uko yamurokora. Yari yabumvise bavuga ko bari bumutume hanze, yagaruka agasanga bashyiramo Supaguru mu kirahuri cye. Yavuye kubizana kuko mu gihe bari kumwe ari batatu banywera mu birahuri, bamutuma kuzana ikoti ryari rimanitse ku mugozi hanze ngo arihe mama wa Jaja wavugaga ko ari kumva imbeho. Akigera hanze bashyizemo Supaguru. Lavenda abonye Jaja ahagaze hamwe afite ubwoba. Jaja yamubwiye umupango wose bari bamupangiye, aramubwira ati nugera mu nzu utongera kunywa kuri iriya fanta, ndagusabye ntuyisomeho na gato. Akigera mu nzu yamuhaye ikote, bomba bareba mu maso, arababaza ati Supaguru yasagutse ko mwashyize mu kirahuri cyanjye irihe? Bikanzemo mama Siriya ati Supaguru igenda ite se? Lavenda ati nizere ko mwayimariye mu kirahuri. Siriya na mama bagize ubwoba. Lavenda arababwira ati sinari nzi ko mwatekereza gukora ibimunzi za Benito. Uwo mwanya muhamagaye bumva, aramubwira ati sheri mpamagarira polisi muze hano, ndabizi hano bishobora kugorana kandi nawe uze iwacu byakomeye. Siriya na mama batangiye kumutonganya birakomera, bari kumubaza impamvu ari kubabeshyira ngo bamuvange Supaguru mu kirahuri. Nawe yasa kuza kubabwira ati ngaho nimusomeho niba mutayivanzeho. Ntibari bazi ko Benito koko yahise ahamagara polisi, bari kwibwira ko hari wenda Lavenda ari kubakinisha. Bakiri muri ayo bagitongana, abapolisi babiri na Benito bahise bahagera bakomanze Jaja wari bigize nk'utazi ikipe irwana n'indara bakingurira. Bakinjira Siriya yafashe ya fanta itayimena hasi. Abo bapolisi babiri bari bazanye na Benito barabyibonera. Lavenda basobanura uko bimeze, ba Siriya barabihakana. Jaja atarya iminwa ntabwo batanga ubuhamya, avuga ko imipango yabo yose yayumvaga kandi ko ari we batumye Supaguru ku muhanda. Kubw'amahirwe make ya mama Siriya bamufashe ukuboko ngo bamwambike ipingu, agacupa ka Supaguru kava mu mufuka kagwa hasi. Nta gutinda we n'umukobwa we babambitse amapingu barabatwara. Ku munsi wo kuburana Jaja yaje atanga ubuhamya, anasaba Lavenda kuvuga ubugome bari baramukoreye na mbere hose kuko inkovu zo mu ntege zari zaranze gushiramo aho yakutse iryinyo hatarameze irindi. Ibyo byatumye bakatirwa igifungo bombi, ariko agafatwa yashakaga koroga ataramuroga. Icyo kiba ari icyaha cyo kugerageza kwica kuko byagaragaye ko bari barabiteguye kuvana mbere, bahanishijwe gufunga imyaka iri hejuru y'10. Noneho Lavenda asigaye mu rugo abana na Jaja ari umukozi we. Yaramushimiye cyane, amusaba ko yahaguma ntibabane nk'ahari umukozi, ahubwo bakibanira nk'inshuti, bagafatanya imirimo yose, bagashaka n'icyo bakora cyabateza imbere bombi. Benito we yishimye kurushaho kuko Jaja yari yaramutabariye umukunzi. Kugira ngo amushimire byimazeyo, yamushakiye umwanya mu ruganda, amuha akazi kari kuzajya kamuhemba amafaranga menshi kandi atavunitse cyane. Hagati ya Benito na Lavenda nta cyari gisigaye, ko ari ugutegereza ko igihe kigera bakabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Lavenda yaje kubana na Benito wari umukire cyane, babana abandi bari muri gereza. Lavenda yahawe inshingano ikomeye mu ruganda rw'icyayi yunganira umugabo we. Naha dusoreje iyi nkuru ngushimira ko tugeranye ku musozo. Niba wakuyemo amasomo yadusangiza muri comment, ntuzacikwe n'izindi nkuru.